Nahaboneye icyitwa umurozi bro, umurozi wa danje. Niyo mpamvu kumbwira ngo dore nga barozi ngiki ahantu wimukiye ari abarozi ntago nkibatinya, kuko nabonye Imana isumba byose igufiteho umugambi mwiza. Reka abantu bagutega iminsi bagufateho ijambo, bavuge ko uri umushomeri, bavuge ko nta bitekerezo ugira, kuko ukora nyine bikanga kandi bo bikemera. Bareke birata ubutwari bwabo, ariko Imana izaguhindurira amateka. Reka kwiheba pe. Abantu bamfataho amagambo bati uyu mugabo baramacuri yarahiye, azakongoka, nta bwenge agira. Izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Nanone tubifurije kugubwa neza n'amahoro ya Nyagasani. Nk'ibisanzwe ni Sam Start Do. Sam Start Do. Tangira ukore none ahangaha. Nicyo bishatse kuvuga. Ni Samuel utangiye gukora. Start doing. Twongeye kwibuka umusozi twakubitikiyeho, umusozi twaririyeho, umusozi twavugiweho, umusozi twatezwe iminsi. Niho twagarutse. Uko muhabona haduhagaze niho twamenyeye Yesu Kristo. Niyo mpamvu tutakibagirwa izina ry'Umwami Imana. Yesu niwe wabanye natwe kuri uno musozi, nibwo mubona amaze kumera nk'amatongo. Nta kindi twe turi mu mashimwe utaza kuhareba ukikanga. Ni umusozi twababariyeho, ni umusozi twaririyeho, ni umusozi twamenyeyeho gusenga. Njya mbwira abantu ngo nta muntu n'umwe wagusengera, kuko n'ibibazo bye ntago biba byarangiye. Usabwa kwisengera, kuko umwenda wari ukingirije ahera wacitsemo kabiri, watatabutsemo kabiri, kugira ngo buri muntu yigerereyo. Nta muntu n'umwe wakurandata. Turi ku isi twikoreye ibibazo twese, nta muntu uri muri paradizo. Icyo usabwa ni ukubaho unyuzwe, icyo usabwa ni ukubaho wishimye, icyo usabwa ni ukuba wakiriye ubuzima ubamo, kuko umugambi w'Imana ni ukugira ngo umuntu abeho yishimye. Natwe mission yacu ni ukwita ku buzima bwo mu mutwe, turwanya ibyahungabanya umuntu, kugira ngo duharanire kubaho twishimye, turwanye impfu z'abiyahura n'impfu z'abiyahuza ibiyobyabwenge. Twagarutse kuri uno musozi rero, twaje gushima Imana, twaje kuvuga ko hari Imana igira neza. Hari abantu batabona tugenda bakagira ngo bakatwitiranya, batazi ngo niba mwaranambonye mfuka amasenga Imana nuko hari aho yankuye, nzarinda mpfa nkiringiye. Uyu musozi duhagazeho ni umusozi nagiraho agahinda. Murawubona ni umusozi cyangwa se ikibaya cyegeranye n'igishanga. Cameraman aze kuhabereka. Yegeranye n'igishanga. Icyo gishanga mureba imvura yajyaga igwa kikuzura cyose, kikuzura wenda amazi ntangereho, ariko nkabibona ko ahantu ntuye cyangwa se mbaye cumbitse hari mu bibazo. Abantu bamfataho amagambo bati uyu mugabo baramacuri yarahiye, azakongoka, nta bwenge agira, yaguze ahantu habi, azagendera agende yikoreye akamatera. Abandi nabo bangabyeho ibitero bya danje. Aha nahaboneye icyitwa umurozi bro, umurozi wa danje. Niyo mpamvu kumbwira ngo dore nga barozi ngiki ahantu wimukiye ari abarozi ntago nkibatinya, kuko nabonye Imana isumba byose, nabonye Imana iri hejuru ya byose, nabonye Imana ifite imbaraga zisumba izindi imbaraga zose. Imbaraga zose waza wishingikirije. Namenye Yesu Kristo, kandi namenye kwirwanirira, nkasenga tukaganira, akampa amakuru, akampa ubutasi, nkamenya uko ngenda. Uwiteka byumve ndi kuri izi mikoro za Sam Start Do. Ndamushimye kuko yabanye nanjye, akandinda kuhava nangara, akandinda kuhava nsebye, akandinda amenyo y'abasetsi. Uyu musozi nawo babariyeho, nakomeje mbivuga, nawe uririyeho, nakomeje mbivuga, nawe urasiweho bihagije, ndasuzugurika. Ariko Imana niyo nasengaga, arambwira ati ntabwo uzashya, uzahava. Babonye ko Imana wizeye ari Imana isumba byose. Mboneyeho gukomeza abantu bagiye wenda bakurwa aho bari bacumbitse cyangwa bari batuye, kubera ngo hari ubuhaname cyangwa se hari n'ibishanga. Icyo nzi cy'umugambi w'Imana ni mwiza ku muntu. Nta kintu na kimwe Imana yemera ko kimubaho kitari mu nyungu cyangwa kitari ku bushake bwiza ku muntu. Birashoboka ko waba uri mu bihe bigoye bikomeye, mu bihe byo kwangara, udafite aho ushyira umusaya kandi warahoranye. Hari isomo Imana ishaka kwigisha kandi izagushumbusha. Ntabwo ubuzima bwe bwarangira. Iyo ugihumeka byose biba bigishoboka. Kubera iki wakiheba kandi Imana ikuzi? Umugambi wa Satani si mwiza ku muntu, ariko umugambi w'Imana ni mwiza. Hagati aho dushimiye mwe mwakoze subscribe. Imana ijye ibaha umugisha. Murabitwereka buri munsi, ama comment yanyu atugeraho, likes zanyu zitugeraho, abasharinga turababona. Turabashimiye, yaba ari muri Amerika, Afrika, Asia, mu Rwanda. Imana ibaha umugisha.
namwe mutarakora subscribe iba ari inkunga ikomeye, turagusabye ngo ukore subscribe. Nibyo twavuga ngo uyu musozi twawuririyeho bihagije, nanjye nkajya mvuga ngo nzava ahantu ndorongotane, ngende nta kintu ndiho, ngende nta kintu mfite, imbaraga zose zatakaye, nta kintu ntwaye, ngende nikoreye kamatera gusa. Ariko Imana si nk'abantu, izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Imana yandinze guseba, Imana yemeje abantu ko ari Imana isumba byose. Imana yarankujije menya gusenga kuri uno musozi, kuko ibyari binyugarije byari byinshi, nta muntu wari kungirira impuhwe uretse gupfukama nkareba mu ijuru nkahamagara Uwiteka, Imana isumba byose. Uko muhabona ntago nasenyewe, nimuwe n'umuhanda, si ngombwa ngo mbabwirayo nahawe, kuko wenda ntitwanayasangiye ntibikureba, ariko nshimye Imana. Imana ni ibyumve, umutima wanjye uranezerewe, umutima wanjye uratuje. Imana yarinze ijambo ryayo kuri njyewe kandi yararisohoje, nahavuye ntahiye rero. Kandi ukuntu Imana ari igitangaza, nubwo umuhanda wanyimuye, izi simbago z'umuhanda ni impuhwe z'Uwiteka. Imana inyuranye imigambi y'ababi, Imana inyuranye inzira zawe n'ababisha bawe, ikagucisha mu ruhande ruzima kugira ngo utagwa mu mwobo Satani aba yagucukuriye. Dushimye Imana, dushimye Imana ibyumve. Uyu musozi nawo umazeho imyaka igera kuri irenga, kuva 2019 mu kwa karindwi. Imana isoza ijambo ryayo muri 2023 mu kwa 11 nibwo ihankuye. Nagerageje kuhimuka biranga, mpaburira amahoro, nkura n'uburwayi, nkura n'inyatsi, ibintu byose birancanga, ubuzima buncikiraho njya hasi, nemera ikosi kabisa, manika amaboko, ndasuzugurika. Ariko Imana yarankujije. Niba uri mu bihe bikomeye muvandimwe, byo gusonza, byo kwambara ubusa, udafite ibyo kwambara, udafite aho kuba, komera. Hari Imana igufiteho umugambi mwiza. Reka abantu bagutega iminsi, bagufateho ijambo, bavuge ko uri umushomeri, bavuge ko nta bitekerezo ugira, kuko ukora nyine bikanga kandi bo bikemera. Bareke birata ubutwari bwabo, ariko Imana izaguhindurira amateka. Reka kwiheba pe, reka kwiheba ngo umwana ukunda uramucyaha. Natwe Imana iremera ikaducishaho umunyafu. Narinda maraye mbere da, ntarahura n'ubuzima ngo bunkosore. Nge mbyuka igicuku nka 10:00 ngiye kuvoma mu birometero nka 3, avoma amajerekani nka 12 cyangwa se 8. Ubuzima bwari bwaranogeje, ariko humura, reka kwiheba. Wikiheba bro, wikiheba papa, wikiheba nawe mama. Oya, Imana twakurikiye turayizeye kandi ntituzayivaho. Yadutabara itadutabara tuzayihora iruhande. Ngubwo Umwami Imana nkunda ndamahoro, nawe ukwiye kubura amahoro, kuko Umwami Yesu agukunda kandi arakuza, arakuzirikana. Ntago twakurikiye Yesu ngo tubone vebiti na etage, twamukurikiye kuko atanga amahoro abisi badatanga. Twaburara twabwirirwa tuzahamya Yesu Kristo. Uko nira ko umukristo akwiriye kumenya. Ntago Yesu Kristo tumukurikira kugira duha amafaranga menshi na etage, ibyo ntago bikemura ibibazo. Jya mbwira abantu ngo amahoro nyakuri ava muri wowe, ntago ava mu butunzi bw'isi, ntago ava mu bikoresho, amamodoka, amazu meza. Ayo mahoro rero ni Kristo unayatanga. Ayo ngayo ava muri wowe kubw'icyo wamenye, ukagira kunyurwa, ukagira kwihangana, ukagira kubabarira, ukagira kwizera wowe ngo nubwo uyu munsi byanze ariko ejo bizemera. Shikama wihangane. Ntago imvura ihora igwa gusa hageraho n'izuba rikava. Ntago umuntu ahora arira gusa ageraho akanaseka. Haracyariho ibyiringiro ko nubwo ubona byose byagushizeho, uri mu madeni, ariko Imana yakwishyurira. Nigeze ngira amadeni aba menshi cyane, Imana inkomeza umutima ariko ikajya imbwira ngo nkwishyurire amadeni, kandi yarabikoze. Ndashima Imana pe, ndashima Imana. Kandi uwo nakurikiye ndamuzi, uwampamagaye ndamuzi. Ntibizagucumuze kubona afata mikoro nkatambutsa ubutumwa, nuko hari icyo namenye kandi ntagomba guceceka. Mparanira ko duhuye mu bw'izina rya Yesu Kristo, nkamubwira ko dufite Umwami w'abami, nkamubwira ko hari ubundi buzima tuzabamo. Murekerere nanjye ntambutse ubutumwa, ejo bundi zasezera ino simiruho n'imibabaro, nigire mu bwami bw'Imana ahataba ishyari, ahataba ubugome. Nababwiraga ntireka mbaho ubutumwa bwanjye ubundi nzacomoke mite nivera ku isi y'ababeri.
siga ubutumwa ariko kuko twese icyo ukwiye kubumenya ugomba kumenya ko twese muri ino si turi abagenzi. Ubwo ubona uherekeza abandi mugiye kubashyingura, nawe tuzaguherekeza, nanjye muzamperekeza, nguko uko isi imeze. Ariko haranira gusiga ubutumwa buzubaka umuryango uzabusize, usiga inkuru nziza imusozi. Nanjye rero sinaceceka, nzavuga Yesu Kristo wantabaye iteka ryose. Hano nibyo nababwiraga ngo narahababariye, nta wansuraga uretse ibikeri byangeragaho gusa, ariko Kristo we yaransuraga na Mwuka Wera akanganiriza akankomeza. Nta wagusura ntacyo urya, ndakurahiye, keretse ari intumwa Yesu Kristo yohereje. Nta wagusengera, usabwa kwisengera nyine. Nta n'umuntu ugufitiye impuhwe uretse Yesu Kristo wenyine, nawe ubwawe ari kukazigirira ukarushaho kwegerana n'Imana. Uyu musozi wari uw'agahinda gusa, ntago mu mateka nawibagirwa, ariko icyo nkundira Kristo, ahitwa ko hari kukwica niho igukiriza, igakiza ubugingo bwawe, igakiza n'ubuzima bwawe, ikakwagura mu buryo bukomeye cyane. Aha narahababariye mpabonera Kristo. Niyo mpamvu buri gihe mbabwira ngo Yesu Kristo ni umwami w'abami, ntago namuvaho, nta cyambuza guhamya izina ry'Uwiteka. Ariko abantu rero Imana ijya ibatabara ntibamenye ko yanabatabaye, cyangwa ntibanamenye gushima. Muzi imiryango yagiye ivanwa ahantu hashyira ubuzima mu kaga, ikagendera aho ngaho. Ndi nkande se wo kugira ngo Imana intabare inkure aho hantu mpawe n'ingurane? Ntago mushobora kubyumva, ariko nge nshimye izina ry'Uwiteka, ndarishimye. Ndi nkande nuko nzi gusenga kurusha abandi se? Nuko ari njyewe se umutoni ku Mana kurusha abandi se? Ni izina ry'Uwiteka nirihimbazwe. Nge nta n'ubushobozi nari mfite, ntabwo habe namba. Nashoboraga kugenda nikoreye akamatera, ariko ndashima Imana ko ntagiye amara amasa. Ndashima Imana ko itampaye amenyo y'abasetsi. Satani yakorwuzwe n'isoni, azahora akorwa n'isoni. Niba bambari ba Satani batwishima hejuru kubera imitego baduteze, kubera ibyo baduteze abana bacu bakarwara, natwe tuzabishima hejuru tuvuga ishimwe ry'Uwiteka. Nta mpamvu yo guceceka imirimo y'Uwiteka. Ucecetse nkanda, ariko Imana yakugiriye neza. Amamaza hose ko Yesu Kristo ari umwami w'abami, bose bamenye ko ari umwami w'abami, kuko tumubonera mu mirimo n'ibitangaza dukorera. Kristo twamenye ntago twamumenyeye mu bitabo gusa badusomera bya Bibiliya, oya, twaramwiboneye n'amaso yacu mu bikorwa, mu nzira z'inzitane turamubona, aradutabara, aratwimana. Ntago naceceka, nari naje kuri uno musozi kugira ngo mvuge nti Yesu Kristo we warakoze. Warakoze we wankuye muri no ndiri y'abarozi, warakoze we wankuye muri iki gishanga, warakoze wowe wandengeye, ukanyimana, ukarinda umuryango wanjye, ukarinda umugore, ukarinda umwana, nanjye ukandinda nkaba ngihagaze. Nzamamaza izina ryawe sinaceceka. Uri umwami w'abami, nawe wihebye, nta mpamvu yo kwiheba, dufite Yesu Kristo. Ibyo bihe bikugoye, senga Imana iguha imbaraga zo kubicamo, kandi uzahamya Imana wabonye. Ese ubundi wavuga Imana utabonye gute? Ko tuyibonera mu mirimo n'ibitangaza, ibyo ubona utakishoboza, Kristo akabigukorera, ukabitambuka, bugacya bukongera bugacya udakora. Ari umugore adakora, ari umugabo adakora, ntaho gukinga umusaya, ariko ukabona urarya, abana bawe bariga, barashishe, barabyibushye. Iyo si Imana? Humura rero, Imana yakuremye ntabwo yagutaye, nta nubwo yanakwibagiwe. Hari umugambi mwiza igufiteho. Satani ntakwihebeshe ngo wiyahure, Satani ntakwihebeshe ngo wiyahuze ibiyobyabwenge, ngo witeshe ikuzo, witesha agaciro, kuko igihombo cya mbere kiba ari icyawe. Ima amatwi Satani n'ayo majwi ya Satani yakubwira ko ibyawe byarangiye. Dore abandi, reba abandi, dore ibyo bagezeho, wowe oya. Wowe vuga ngo Imana yandinze cyagihe, n'ubu ngubu izandinda. Ndakure mu mutima kubwira ko ari Imana ihindura. Nanjye sinenzi ko yantabara ikankura ahantu nababariye, naborogeye. Nabonye Imana, ntago nabonye abantu, nabonye Imana. Imana ikugaburira umwaka ugashira udakora, Imana yishyura amadeni, Imana ikuraho uburwayi, Imana ihindura imigambi ya Satani ku buzima bwawe, Imana igusura ikakwereka amakuru, ukamenya uko witwara, ikakwereka ibitarasohora,
itware gutya, akwereka imigambi mibi ya Satani, iyo Mana ntabwo nayireka. Oya, ntabwo bishoboka. Nta nubwo nzanaceceka, ndashima Imana kuko mfite mikoro kandi ntabwo uteze kuyinyaka. Byatangiye nkoresha udutelefone, amashusho ubona ari nk'amashaza, ariko iyi ni intambwe umuntu agenda atera kandi ni ukubera Imana byose. Nzayivuga rero. Iyi mikoro ntabwo ari we nzaza kuyitira, kuba ntazayigutira rero bivuze ko nzavugiraho icyo Imana yashyize ku mutima. Reka mvuge Yesu Kristo, reka muhamye, ntabwo naceceka. N'abahamya Satani baramaramaje, barashishikaye, ncecetse nkandi. Abanzi bazi ko mvuga make, ariko iyo ndi kuvuga Yesu Kristo ndavuga kabisa, ndavuga nkamuhamya kuko naramubonye. Bitandukanye n'ibyo mwebwe mwumva. Ufite uko wakurikiye Imana cyangwa uko wayimenye, nanjye mfite uko nayimenye, mfite n'uko nahamagawe, mfite n'icyo nahamagariwe. Nzakomeza mvuga Imana nyihamye iteka ryose. Ndagushimye Yesu Kristo, ndi kuri izi mikoro za Sam.2, nsabiye umugisha badukurikiranye, nawe wadukurikiye, Imana iguhe umugisha. Niba uri mu bihe bigoye, bikakaye, byo kwiheba, by'amaganya, hari Imana ihindura amateka, hari Imana izagutabara, hari Imana izakwibagiza umubabaro. Ariko nanone turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ntabwo isi ari paradizo, hazagira umuntu kubikamo ubwoba. Ariko ikidukomeza nuko turi kumwe na Kristo dushoboza byose. Ugaseka kuko uzi ko ufite umurengezi, atari uko ibintu byemeye byose. Ntago iyi si tubanye paradizo, ijuru nta twaba turishaka hitse. Tugomba guhatana, turi mu isi dufashe igihe mu ntambara tukarwana. Hari igihe tuzaruhuka, hari igihe abera abitwaye neza, bafite uko barinze ubuhamya bwabo, beza imbuto zikwiriye abamenye Kristo, bazaruhuka kandi bagororerwe. Reka nsoreze ahangaha. Imana iguhe umugisha, we wari wihebye, komera umutima. Hari igihe nzatanga ubuhamya burambuye, tuno duce mba mbaherezaho gatoya. Nzabaha ubuhamya burambuye mpamya Kristo. Twita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira kurwanya ibyahungabanya abantu, tugabanya kugira ngo tereke impfu z'abiyahura zagabanuka, n'iz'abiyahuzi ibiyobyabwenge zagabanuka. Turi inshuti y'urubyiruko, inshuti y'ababyeyi, inshuti y'abakuze, inshuti y'abana. Imana ibahe umugisha. Mwe mwakoze subscribe, namwe mutarayikora mukandeho, ntacyo biba bitwaye, nta mafaranga yawe agenda, gusa iba ari inkunga ikomeye igaragaza ko ibyo dukora hari aho bigera, hari n'umusanzu turi gutanga. Tuzasubira nakagaruka. Imana ibarinde. Yari Sam.2. Peace.